mu magambo y'impine yiswe SDID, ngo iyi ni sisiteme y'igihugu y'irangamuntu koranabuhanga. Iki ni kimwe mu bikorwa byagaragaye muri Expo yabaye uyu munsi Gikondo, ngo ariko bavuze yuko iyi sisiteme nitangira cyangwa se irangamuntu nitangira kuko ngo ni irangamuntu koranabuhanga ngo izabera igisubizo aba bakurikira: Abanyarwanda muri rusange, Abanyarwanda batuye mu Rwanda, impunzi, abasaba ubuhungiro, abana batoraguwe, abanyamahanga baba mu Rwanda ku gihe gitoya iyo bakeneye serivisi, abimukira badafite ubwenegihugu baba mu Rwanda, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Hari abumvise ngo abana batoraguwe baribaza bati se ibingibi kandi abana batoraguwe bihurizwa he n'irangamuntu koranabuhanga? Aka ni kamwe mu dushya n'ubundi tw'irangamuntu koranabuhanga cyangwa se SDID, ngo kuko iyi rangamuntu ntabwo izajya ihabwa umuntu ugejeje imyaka nk'uko byari bisanzwe ngo ugejeje imyaka 16 kuzamura ngo niwe wemerewe gufata irangamuntu, ahubwo iyi rangamuntu ngo izajya ihabwa guhera ku mwana ukivuka kugeza ku muntu mukuru. Ntarasoza ndaza kubagezaho nanone igikorwa cyabaye ejo kuri Royal FM, koko habayeho ihindurwa ry'abayobozi, ngo habayeho ko uwari umuyobozi mukuru w'iyi radiyo yahinduwe, ahubwo hagashyirwaho undi muyobozi n'ubundi wari usanzwe amwungirije witwa Aissa Kiza. Aissa Kiza kuri ubu ngubu ngo yari amaze amezi 5 ari umuyobozi mukuru wungirije, kuri ubu ngubu ngo yabaye umuyobozi mukuru w'iyi radiyo FM cyangwa se Royal FM. Ntarasoza ndaza kubagezaho nanone amwe mu mateka y'ingenzi yaranze uyu munyamakuru ngo wakunzwe na benshi, na n'ubu ngubu afite abafana batari bakeya. Ni icyamamare, ahubwo ni umwe mu basitari bo mu Rwanda. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye. N'ubundi ni ku Buvumbuzi Show, ikiganiro nk'ibisanzwe nimenya byose, njyewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Reka ngusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibana kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure bishoboka. Nikaze. Ni sisiteme ihurizwamo amakuru ajyanye n'ibiranga umuntu, ikaba ububiko bwizewe bubarizwamo amakuru y'abantu bose batuye cyangwa baba mu Rwanda, harimo Abanyarwanda, abanyamahanga batuye mu Rwanda, impunzi, abasaba ubuhungiro, abana batoraguwe, abanyamahanga baba mu Rwanda ku gihe gitoya iyo bakeneye serivisi, abimukira, abadafite ubwenegihugu baba mu Rwanda. Indangamuntu koranabuhanga ikazahabwa abantu bose kuva bakivuka, Abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda. Ibi bizafasha mu gutanga no guhabwa serivisi zihuta, kuko amakuru bwite y'umuntu azaba yahurijwe ahantu hamwe, kuyageraho bizaba bitakigoranye. Mu tundi dushya nanone twagaragaye kuri iyi rangamuntu ngo nitangira gutangwa kuko biracyari mu igeragezwa, ngo iyi ngiyi umuntu wemerewe kuyitunga ntago ari umuntu wo mu gihugu gusa, ngo ahubwo ni unlimited cyangwa se yemerewe kurenga imipaka. Bivuze ngo no mu diaspora uri hanze muri Amerika cyangwa se no mu bindi bihugu ngo zaba yemerewe kuyitunga, n'ubundi akitwa umunyarwanda ubarizwa hanze cyangwa se utuye hanze. Ati iyi ngiyi kandi izahabwa n'abana batoya kuva ku mwana ukivuka kuzamura kugeza ku muntu mukuru. Ikindi bizafasha nyir'ubwite kwemeza amakuru ye bwite atiriwe yerekana ibindi byangombwa cyangwa izindi nyandiko zemeza amakuru ye bwite, bikazafasha gusabira serivisi aho yaba ari hose igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo bizatuma ikiguzi yatangaga nk'amafaranga y'urugendo, ayo gufotoza impapuro, ajya gushaka serivisi hirya no hino agabanuka. Bivuze ngo nk'uko byari bisanzwe ko gahunda zose cyangwa se igikorwa cyose cya leta ujya kubariza ku irembo, ibi ngibi ngo ntabwo bizaba ari ngombwa ngo uzajye ufata ngo amatike utege maze ujye gufotoza impapuro zitagira umubare, impapuro nyinshi, ngo aya mafaranga agiye kuzagabanuka, ahubwo ateshwa agaciro, kuko ngo aho uzaba uri hose uzajya ubasha kuba wagerwaho na serivisi. Bivuze ngo ibintu byose bigiye kuba online cyangwa se kuri interinete.
iyi SDID izasimbura irangamuntu yari isanzweho kuko yari ibumbiyemo amakuru yose single source of truth. Irangamuntu yari ifite n'abandi bahanga n'izindi sisitemu nka CRVS, kandi nyir'ubwite azaba afite ubushobozi bwo kuyifashisha kugira ngo agere ku makuru yose amwerekeyeho. Ku bw'iyo mpamvu hazabaho kongera gukusanya amakuru y'abantu hafatwa amakuru y'ibipimo ndangamiterere y'umuntu akubiyemo ifoto igaragaza mu maso, ibikumwe n'ishusho y'imboni kuva ku mwana ukivuka n'abakuze, kandi umubare azahabwa w'iyo ndangamuntu koranabuhanga azaba umwe udahinduka ubuzima bwe bwose. Abana bakivuka kugeza ku myaka 5 bazafatwa ifoto igaragaza mu maso, naho abana bahera ku myaka 5 kuzamura bazafata ibipimo ndangamiterere byose. Nanone babwiye yuko ndibubagezeho yuko umunyamakuru mushyashya witwa Aissa Kiza ngo ari we watorewe nanone kuba umunyamakuru n'ubundi cyangwa se umuyobozi mukuru w'i Royal FM. Iki ni igikorwa kandi cyitabiriwe na Perezida Paul Kagame, muraje mubibone mu mafoto. Reka mbibutse, ahangaha ni ku Buvumbuzi Show. Nyuma y'amezi 5 Aissa Kiza agizwe umuyobozi mukuru wungirije wa Royal FM, kuri ubu uyu mugore yamaze guhabwa inshingano zo kuba umuyobozi mukuru w'iyi radiyo. Muri Werurwe 2025 nibwo Aissa Kiza wari umaze igihe ari umuyobozi w'amakuru kuri Royal FM yazamuwe mu ntera, ahabwa inshingano zo kuba umuyobozi wungirije w'iyi radiyo iri mu zikunzwe mu Rwanda. None kuri ubu yahise anagirwa umuyobozi mukuru wayo, CEO. Ni icyemezo cyatangajwe n'ubuyobozi bwa Royal FM kuri uyu wa 6 Kanama 2025. Aissa Kiza wamenyekanye nk'umunyamakuru wakunzwe na benshi kubera ijwi rye n'ubuhanga mu mikorere mu kiganiro AM to PM gitangira saa 5 z'amanywa kugeza saa 8 z'umugoroba kuri Royal FM, amazemo imyaka 8. Aissa Kiza yatangiye itangazamakuru mu mwaka wa 2012 ahera ku Isango Star, aho yamaze imyaka 3 aza kujya kuri Royal FM, ari naho akiri kugeza ubu. Uyu mugore kandi ni umwe mu bakora ikiganiro ishya cyatambukaga kuri televiziyo y'igihugu mbere y'uko kivanwaho kigatangira gutambuka kuri chaîne ya YouTube bashinze. Nababwiye nanone ko ndibubagezeho amwe mu mateka amugaragaza cyangwa se amwerekeyeho. Umunyamakuru Aissa Kiza Diana ukorera kuri Royal FM, ufite ijwi riryohera abatari bake ndetse akaba anafite abafana benshi mu gihugu, yasezeranye n'umugabo we witwa Suraiti. Ni ubukwe bwari bubereye ijisho ukurikije amashusho n'amafoto yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ubona ko Kiza yasazwe n'ibyishimo byinshi. Ubukwe bwe bwabaye kuri uyu wa 6 tariki ya 3 Ukuboza 2023. Ibirori bifatwa nk'iby'ibihe byose mu buzima bw'umuntu byari byitabiriwe n'abandi banyamakuru bahuje umwuga barimo Cyuzuzo Jeanne d'Arc, Antoinette Niyongira, Michel Iradukunda, Sandrine Isheja, inshuti n'imiryango ndetse n'abandi. Aissa ni umunyamakuru wavutse mu 1990, yiga amashuri abanza muri École Primaire de Muhima. Yahavuye atangira ayisumbuye muri Groupe Scolaire Officiel de Butare, aho yavuye ajya kwiga indimi muri Saint Joseph i Kabgayi. Akaba yaravuye ajya kwiga muri ISK aho yigaga itangazamakuru. Icyakora aza guhagarika bitewe n'uko yabonaga bimuvuna. Kuri ubu akora ikiganiro cyitwa AM to PM gitangira saa 5 z'amanywa kugeza saa 8 z'umugoroba. Akundwa n'abantu
batandukanye kubera aho asoma inkuru zinyuranye yaba izo mu Rwanda no hanze y'igihugu. Ngaya amwe mu mateka n'ubundi yaranze uyu nguyu cyangwa se iki cyamamare, uyu munyamakuru wabaye umusitari. Afite amateka atari maremare cyane, ariko ubashije kuyasesengura ukayarambura usanga ko ari amateka maremare, kuko yaciye mu nzira zigiye zitandukanye, uhereye mu mashuri n'amavuko ndetse kugeza mu bukwe, kugeza n'ubu ngubu ngo aho yabaye umunyamakuru akaba yagiriwe n'icyizere akagirwa umunyamakuru mukuru cyangwa se umuyobozi mukuru w'iyi Royal FM, radiyo ikunzwe na benshi mu gihugu. Ngaya amwe mu makuru yaranze uyu nguyu. Nanone nababwiye yuko ntangira ko habayeho imurikagurisha muri Expo, hagaragaramo igikorwa cya NIDA cyangwa se kirangamuntu koranabuhanga, aho iyi rangamuntu ngo izafasha abantu bagiye batandukanye, babe abanyamahanga, impunzi ndetse n'abandi babarizwa mu gihugu batarabona ubwenegihugu burambuye, ngo ariko iyi rangamuntu ikazaba n'ubundi ihabwa abantu guhera ku mwana mutoya kugeza ku muntu ukuze. Ntabwo izaba igendera ku myaka, ahubwo izaba igendera ku muntu ariho, agahita afotorwa maze agahabwa icyangombwa kandi mu buryo bwihuse. Iyi rangamuntu kandi ntabwo izaba ariyo mu gihugu gusa, ahubwo izaba irenga imipaka, unlimited ID. Iyi rangamuntu ntago izaba ivuga ati umuntu ari mu gihugu, ahubwo n'uri hanze wifuza kuba yayibona, bamwe bo twita abadiaspora, azaba afite ubushobozi bwo kuba yayitunga, akaba ariyo ariko yitwa ko ari umunyarwanda. Ibi ngibi ngo azaba abyemerewe. Ibi ngo bizafasha n'ubundi ku bantu baba bifuza serivisi za leta kuba bazibona mu buryo bworoshye kandi bwihuse, kandi no kugabanya amafaranga bagendaga batanga nko gutega bajya gushaka izo serivisi, cyangwa se no gufotoza zimwe mu rangamuntu bifashishije irembo, serivisi z'irembo. Ibi ngibi ngo bizagabanuka, kuko serivisi ngo zizagenda zegera aba bantu n'ubundi cyangwa se abaturarwanda. Nk'ibisanzwe reka mbibutse ko ikiganiro cyiza nk'iki ari akagaruka. Iyi yarimenya byose ica ku buvumbuzi show. Njyewe ndi Ken Chris, reka ngusabe gukora subscribe wowe twabanye, kandi nawe utarabibona nkagusaba ko byakugeraho hakoreshejwe share ndetse na like. Reka ngusezere nkubwira ko ibiganiro byiza nk'ibi ari akagaruka.